umuntu ari kukureba impamvu ameze kuriya dusanze ari gukora ikiyende reba ntawe ubuzima butuma no kuri bonane abandi bari ku ufite umwaka kurangiye bari nishimira yuko batangiye ubundi ariko wakaba yibereye mu kiyende mu byukuri urumva ubwo buzima burababaje witwa ndetse musori bagakunda ikiza Sylvain ni wowe mukuru rero mu bana ababyeyi basize Imana ishimwe n'ukuri shimye Imana kuko yari yabivuze uyu munsi urabisohoje Imana ihabwe icyubahiro shimye Imana rero ko yabohereje uwo mubyeyi mutavugana ni ngewe bana mfite n'ibana ubuzima dufite ni buno isakora dusenga Imana none se Imana ikubwira ko igiye kugutumaho abantu ntabwo yari yagusobanura iki cyo wazaba baje gukora yarambwiye ngo ndakugaburiye ngo tunye abantu b'umugisha kandi bazakugaburira byantunguye mbabonye buri cyo mvuga ashaka no kurira batamakara ducana imbabura iteka amajeri Imana yaguhaye fata amakara ucana imbabura uterekeho amazi Imana iraguha ifu fata amakara ucana imbabura uterekeho amazi Imana yaguha ifu fata ayiwe ucana imbabura uterekeho amazi Imana yaguha ifu ayiwe ucana imbabura uterekeho amazi Imana yaguha ifu fata amakara ayiwe ucana imbabura uterekeho amazi Imana yaguha ifu nguyu munsi turarira uzi gukora ikintu uzi ko ari wowe naho ari umugambi w'Imana ariko uzi ukuntu byagenze ubwo ibuka urugendo rwose tubivuge urumva ukuntu byagenze umva nemeraga Imana uko ndi bishop sinabwira abantu Imana ntemera ariko noneho uyu munsi inkore yagashya kuko mwabana mwe twakoze urugendo rugari cyane ibi bintu nzaniye umubyeyi byakabaye byagiye ikabuga byanagezeyo tugezeyo dusanga abwira abantu uyu mwaka twamaze kwinjiramo abantu nibareke kwirebaho umugisha w'Imana uri mu gukorera abandi reka tubifurize umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2022 ni umwaka dutangiranye nyine n'ibikorwa bitandukanye abantu benshi bagiye basangira n'ababo iby'umwaka mushya Bishop Brigitte rero turi kumwe kuri kamera za Iyobokamana TV ndetse na 10 TV we yavuze ngo reka yifatikanye n'abatishoboye ni bya bintu nkunda kubabwira yuko Yesu yivugiye yuko abajyana n'aba Yesu gutabara abandi
aribo bajya bagabana ku mugisha w'Imana. Turi kumwe rero na famiye hano, ni famiye ibayeho mu buzima butishoboye nkuko namwe murimo murabireba. Ni famiye mu by'ukuri umuntu wese yabona akumva ashatse kubakoreraho umugisha bitewe n'impamvu z'ubuzima baba barimo. Niyo mpamvu rero nyuma nyine yuko bishop abahamagarwa n'abantu benshi ndetse arangirwa abatishoboye n'abantu benshi batandukanye, yahisemo yuko kuri iyi Bonane y'umwaka w'ibihumbi 2022 yasangira Bonane n'uyu muryango turi kumwe. Reka dutangire tumuhereza ikaze. Bishop, mwaramutse cyangwa mwiriwe neza, biterwa naho umuntu abari, bamwe bubabwije abandi bukeye. Ni mukomeze neza? Mwiriwe neza. Amakuru Turashima umwami Yesu. Tukwifurije umwaka mushya muhire. Namwe mwese mugisha w'umwaka ubagereho. Wow. Mbere wenda yuko tuvuga byinshi, bamaze kumenya ko ari Bishop Brigitte, namaze kubivuga. Noneho uyu muryango cyangwa hano wahageze ute, wahamenye gute, byagenze gute kugira ngo tube turi hano? Mu by'ukuri ni imisozi no kuzamuka, ukuriruka, kongera ukagenda, na hano urugendo rutoroshye, ariko tubonye tuhageze nyine, tuhagejejwe n'uyu mushumba kugira ngo akore iki gikorwa cyiza. Ntabwo nari nsanzwe mpazi, ntabwo nari nsanzwe mpazi, yewe nabo ntabwo bari banzi. Nkuko nari nagiye mbivuga mu itangazamakuru hatandukanye, mvuga ko kuri Bonane nzasangira n'umuryango, kandi imiryango ya yindi idafite icyo yaba yarya uwo munsi, bitewe nuko mu ngo zacu tuba twariye, abana bacu babariye, rimwe n'imwe tuba twasigaje. Noneho niyo mpamvu ushobora kuvuga uti reka noneho njye gusangira n'abandi nabo batabashije kubibona. Reka tubasabe mu gusakuza. Noneho ubwo ngubwo niko kuvuga ngo reka ko mba nkorana n'umurimo w'Imana n'abapastoro b'ahantu hatandukanye. Niko rero kubaza umupastoro umwe, yenda baraza kumubona, ndamubaza nti se mu miryango nshaka gusura, aho iwanyu nta muryango waba uhari mu bantu muturanye ngo mpere aho ngaho? Arambwira ati barahari, abana b'imfubyi barerwa na nyina wabo, ubuzima bwabo mbese. Arambwira, ndavuga okay, reka nifatanye nabo n'abana b'imfubyi, kuko target yanjye yo gusanya n'abantu bari vulnerable, batishoboye, kandi harimo abana b'imfubyi, ubyongereho abana b'imfubyi. Numvaga nshaka ko abana b'imfubyi batibuka ko badafite papa, batibuka ko badafite mama, uwo muceri nkubazanire, iyo sabune bamese, ko kawunga, mbese byabi mbakorera gastoke badashobora kurya umunsi umwe, nyabamvuga ngo bakarya n'ibyumweru 2 cyangwa 3. Nuko nageze ahangaha. Nuko wageze ahangaha. Wow. Ndumva nishimye. Urumva wishimye. Uyu muryango se wabonye gute? Uyu muryango nyine ni umuryango nyine umeze uko abona ashaka gusura. Kwa kundi nyine urabona igihe wagera ahantu mbaburiraka, wabibonye, kandi dore urabona amasaha yacu ni mu masaha 8. Mbaburiraka, abana ntibararya, kandi harimo abaturana kakifashe ku matama. Bivuga ngo rero Bonane mu by'ukuri ntago yababereye nziza, ariko kuko nyine mu byo nzanye harimo umuceri wawe byabuze Tanzania, nzi ko mwanya bari buhumuze muri karitsiye. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Mbere wenda yuko nganira n'abana gatoya, reka mbanze nganire n'uyu mubyeyi ubarera. Mama, mwiriwe neza kandi muraho? Yego, muraho neza. Tubifurije umwaka mushya muhire twese hamwe. Muratangira mwibwira abantu badukurikiye bari kutureba bamenye ngo tugiye kuganira nandi. Yego, amazina nitwa Uraye Neza Tasiyana. Mikrofone ushaka kuyimuhe ayifate wenda. Yego, Uraye Neza Tasiyana. Yego. Ndi umubyeyi ufite abana ndera mbere nyina wabo, harimo n'abandi babirwa n'abana 5. Ubuzima dufite ni buntu cyakora dusenga Imana. Nababanye ndatungurwa. Cyo Imana bambwiye ati hari abantu ngutumyeho. Ukuri. Byantunguye mbona n'ijambo mvuga. Umvira icyo kuvuga. Ati ngutumyeho abantu. Byari sezerano n'ukuri. Yari yakubwiye ko igiye kugutuma haba. Yarabimbwiye. Imana ishimwe n'ukuri. Shimye Imana kuko yari yabivuze, uyu munsi urabisohoje. Imana ihabwe icyubahiro. Shimye Imana rero ko yabohereje
uwo mubyeyi mutavugana ni njyewe abana mfite niba ubuzima dufite ni buno isakora dusenga Imana. None se Imana ikubwira ko igiye kugutumaho abantu ntabwo yari yagusobanura iki cyo wazaba baje gukora? Yarambwiye ngo ndakugaburiye ngo tumye abantu b'umugisha kandi bazakugaburira. Byantunguye mbabonye mbura icyo mvuga ashaka no kurira. Nibutse ko Imana yavuze ariko Imana ishimwe. Nuko rero Imana iti ngiye kugutumaho abantu kandi abo bantu bazakugaburira. Yego. Nkajya numva bidashoboka kubwo numvaga nimereye. Ugase Imana inzira izacaye. Ariko Imana igira inzira nyinshi. Yari zikari mwebwe ibintumaho uyu munsi. Amen. Nabonye ndanezerwa mu mutima numva mashazo nk'amarira mbura icyo mvuga. Gusa Imana ishimwe. Ntago igibeshye. Yes, niba ko bavuga ngo hahirwa umuntu wizera ko ibyo yabwiye umwami Imana bizasohora. Agakiranuka mu gihe bitegereje. Yego nuko. Rero ngo ni Imana isoza amasezerano. Ni Imana rwose. Gusohoza amasezerano y'Imana. Ndazi se natangiye no kurira. Uzi gukora ikintu uzi ko ari wowe naho ari umugambi w'Imana. Ariko uzi ukuntu byagenze ubwo? Ibuka urugendo rwose tubivuge. Urumva ukuntu byagenze? Umva nemeraga Imana uko ndi bishop sinabwira abantu Imana ntemera ariko noneho uyu munsi inkuru yagashya kuko mwabana mwe twakoze urugendo rugari cyane ibi bintu nzaniye umubyeyi byakabaye byagiye ikabuga byanagezeyo tugezeyo dusanga impfubyi dukeneye guha ntabwo ari zo dusanga ni impfubyi yifashije turagaruka tugarutse turavuga ngo reka tubijyane tubibike ejo dutekereza abo tubiha b'imfubyi turangije avuga ngo siko dushaka gusangira n'abantu Bonane uyu munsi kirabirangiye uyu munsi birangiye kandi ko ndabwiye abantu ko tuzasangira Bonane nawe wari ufite gahunda Joe wari ufite gahunda turangije nibwo navuze ngo reka mpamagare umupasitoro wa Masizi umva ukuboko kw'Imana umva ukuntu Imana ize umva hari uzi gusirimba yanasirimbye kabisa wibuka umuntu wahamagaye ngo tubijyane abo yatubwiye nabo twasanze batuje kondisiyo yabo dushaka ko twashakaga impfubyi zitagira kivurira zidafite imibereho abo batubwiye twumva hari uburyo harimo uburyo bw'uko bashobora kuba bo bariye turangije nibwo uyu mupasitoro yaje nyuma mutekezo ndamuhamagara pastor aho utuye nta bantu bababaye koko bashobora ko batabasha kurya ngo mbazanire umugisha wa Bonane dusa nkaho tumaze kubona yuko biyoberanye arabatuyoba rero ariko pastor wenda unyemerera wegere hari abantu banabone barakuvuga ngo uyu mupasiteri wenda reka tukubaze gatoya wenda mbere yuko dukomeza nukubera iki Bishop Brigitte akiguhamagara akubaza niba hari umuryango hari abana b'imfubyi baba bahari wabuzi mu byukuri nk'umukozi w'Imana utuye ahantu ubuza abantu benshi kuki uyu muryango ari wakuguye ku mutima akaba ari uhidutekereza ariko rabanza wibwire n'abantu batuye murakoze cyane ndi Rivera Pastor Sinjyanga Samson cyangwa senze ku izina rya Samu Gatama nibyo abantu benshi bakunda kumenya nukuvuga ngo Bishop Brigitte amara kumamagara nahise nekereza nsanga muri no karitsiye nyimazemo imyaka irenga 6 ariko mu bantu nabonye batishoboye mu bantu mabonye mu bana bajya kwiga bibagoye mu kujya kwabo mu gukodesha inzu mu mibereho yabo mu byukuri aba nibo bantu nabonye nibo nahise nekereza nibo nahise nekereza muri umudugudu wose kandi umudugudu wose ndawuzi ariko nasanze aba bantu aribo bantu bakwiye igikorwa none nge ndatangaye nkuko Bishop atangaye ngo Imana yari yabibwiye ngo uyu mubyeyi yuko nanjye nkurikije ingendo twakoze ndi umugabo wo guhamya ko uyu muryango Imana yari yawutekerejeho kuri Bonane kubera ko Bishop araho twageze dusa n'abanashwana reka tubafashe tubyirengagize ati hoya kandi tuva iyo twagiye tutazi iyo tugiye araguhamagara none tugeze hano ngira rero ngo twarimo dusobanura icyo bita ubushake bw'Imana n'imvugo y'Imana bushobora kunyura hakomeye ariko bugasohoka nsubiriza uwo mubyeyi mikoro rero turimo tuvuga ngo bano bana uri nyina wabo ni impfubyi babaye impfubyi ryari byagenze gute wenda mwagiye cyo mubibwira aho abantu bari kureba ibi bitangazamakuru aba bana bamaze igihe cy'imyaka baye nk'irindwi ndibwira babuze papa wabo yapfuye ari umuntu wangara ku musozi baramuroze mama wabo asigara gutya nawe nyuma nta gihe cyashize nayo itarapfa yangara ku musozi yarasaze yaramwiza umusazi
agwa iyo ngiyo umuntu arabura arapfa tugatumenya ko yashyinguwe. Nyuma yaho mama wabo nawe nuko yaje kwitaba Imana yarwaye weho, abana barasigara barabampa, nanjye mba ndibona gutya mu ndebe ubu nanjye nta mugabo ngira ni gutya ndi nanjye nindushye n'ubundi, ariko Imana ishima ko n'abana ibampa. Nuko nibwo buzima dufite, nuko twihagarariye. Icyakora nshima Imana ko yamenye nanjye nkayimenya, ndasenga nubwo meze gutya. None se ubu se bamaranye imyaka ingahe mama? Abana bamaranye imyaka mwumva mvuga bayirindwi mbafite. Mubaho gute se? Inzu muyishyura gute nubwo nyine ari inzu idafatika, ngira ngo iranava mu bantu bayirebye uko imeze? Mu by'ukuri muyishyura gute? Bigenda gute ubuzima bwa buri munsi? Mu by'ukuri umenye inkuru n'uri kuyireba, twebwe iyo turi kubona wenda nk'ubuzima abantu babayemo, bituma burya tuvuga ngo Imana ikwiye gushimwa, kuko hari benshi babifuza kubaho nk'uko umuntu abayeho. Ni nabyo nkunda kubwira abantu cyane, nkavuga ngo wowe ubona uri mu bihe byiza byawe, ukaba ubona urya ukaryama, ukaba ubona ubayeho mu buzima bwiza, jya umenya yuko ibihe biha ibindi birasimburana, kandi nugera mu gihe kibi uzibitse Imana ngo hari umubyeyi nabonye n'abana gutya na gutya bakoreraho umugisha muri ubu buryo. None ubwo mubaho gute mama? Kubivuga ni ibintu byandenga, gusa ni mu bitangaza by'Imana nk'uko muri kubona. Kuko bana amafaranga n'ishuri cyo gukora Imana nabwo ni igitangaza. Inzu nyishyura amafaranga 10,000 mu kwezi, ariko nayo kwabona ni ibintu bikomeye birenze imbaraga mfite. Ariko kubera ko Imana itabura uko ibigenza, ifite ukuntu ijya ibigenza mu kwezi nkabona 10,000 nkishyura. Aba bana biga mu buryo bukomeye, bakora ibizame, bamwe babirukana mu birote ntazo bakora ko twakwishyura amafaranga y'amashuri, mbese n'ubuzima butoroshye. Ubwo sabiganira n'abahe muri aba bose? Nuriya dusanze ari gukora nawe ariga buriya mu 3 na 4. Ubwo ni ukuvuga ubwo akora icyenda muri vacances. Yego. La bisho dore abantu nyine ubukwiye gusengera ni bene abangaba, ngira ngo wenda mbere yuko ngusubiza mikoro reka mvugane n'uriya musore mukuru gaho gatoya. Sanu weguka yego gutyo. Komera cyane, Yesu ashimwe. Ahimbaza. Amakuru ni meza. Wawe tuguha ikaze kuyoboka Imana TV no kuri 1022. Murakoze. Umuntu ari kukureba, impamvu ameze kuriya dusanze ari gukora ikiyende. Reba ntawe ubuzima butuma no kuri Bonane abandi bari ufite umwaka kurangiye bari nishimira yuko batangiye ubundi, ariko wakaba yibereye mu kiyede. Mu by'ukuri urumva ubwo buzima burababaje. Witwa ndetse musore? Babakundishize Sylvain. Ni wowe mukuru rero mu bana ababyeyi basize? Wiga mu wa 3. Wiga gute? Mu buhe buzima ubaho gute? Mu buhe buzima ababyeyi bawe bakimara gutabaruka, imbamutima zawe zari zihi ugereranyije n'ubuzima ubayemo ubu ngubu? Imbamutima zari zo kwiga. Zari zo kwiga. Ugeze mu wa kangahe ubu? Mu wa 3. Ugeze mu wa 3. Urakijijwe se ujya usenga? Iyo usenze Imana sikubwira ko ejo yawe hazaza hameze gute? Ntabwo nyibaza. Ntabwo ujya uyibaza. Iki gikorwa se Bishop Brigitte akoze kuri iyi Bonane y'umwaka w'2022 wacyakiriye gute? Nacyakiriye neza, nta numushimye. Ubu hari igihe umuntu araburara ntimurye. Ubuse kuri Bonane mwari mwiteguye kuyifeta gute? Twiteguye ko niturahembwa nyine. Mukora uyende mugahembwa bya nyakabyizi ku munsi. Ubwo ni wowe bari bategereje mo amarariyo ya Bonane. Yes we. Nsubiriza Bishop mikrofone. Bishop, mu by'ukuri ngira ngo urabona yuko nkuko nyine uno mubyeyi yabivuze, ni Imana ikugejeje muri uyu muryango. Kuri ntago nkuzi, ndamya ko nawatanze. Yego. Urabona nta Bonane bari bafite. Kamubwira ikindi Joe. Yego. Ubundi ngiye ntago njya no gufasha abantu ntarabanje kuhagera. Ubundi mbanza kuhagera, namara kuhagera nkazagaruka bwa kabiri. Ariko ibaze ko aha ntahageze, byene no kwemera kuza ntarahageze. Urumva? Byene kwemera kuhaza ntarahageze, nabyo n'ubundi buntu bw'Imana mu buryo bukomeye. Ndashima Imana rero mu buryo bukomeye cyane. Njya nkunda kubwira abantu
ngo kwirwa dusimba mu nsengero dukoma amashyi n'ibiki ni byiza ariko Bisho umuntu wenda ureba iki kiganiro ashobora kwibaza ubundi ubushobozi bwo gukora ibi bikorwa mu by'ukuri abona bisaba ubushobozi bwinshi mu depanze zitandukanye wenda dukurikije nkuko tuba twabibonye mu rugendo tuba twakoranye ubukura hehe ubundi mu by'ukuri jewe ntago babyoroshye ibi bintu ni ukwitanga ni ukwitanga ni ukwiyanga ni ukugira umutima ukunda abandi umpaye ubushobozi bwe uko bwabungana kose ntago mbugaya nanjye mba numva ko ngomba gushyiraho pari yanjye uko byagenda kose kuko nibe njanga ntabwo ari aha honyine ngomba no kugira ahandi naho nzajya kuko ndi mu gikorwa cyo guha abantu Bonane urumva rero ngenda nshyiraho nawe umpaye 5 bagakanya nabifata nkavuga nti we ubu ngubu 5 hari aho bigomba kubikwa kugira ngo bizagende yiyongera noneho nzaterure mvuge ngo mbonyemo n'umufuka w'umuceri mbonye kawunga mbonye amavuta mbonye ibishyimbo mbonye iki njyane ku muryango runaka ariko nindyama ndiye numve ko hari uwo nagaburiye numva nduhutse niba ari ikintu kinezeza umutima wanjye nukumva nariye haro nagaburiye Pastor Samusoni waranze cyane narande numva ari cyo kintu kinezeza ubuzima bwanjye kurenza uko najya no mu rusengero nkabwiriza akenshi umuntu ukora bene ibi bikorwa akunda kuba hari impamvu yabimuteye cyangwa hari icyo umuntu yakwita motivation wenda bitewe n'ubuzima yabayemo bitewe wenda nuko nawe yabaye imfubyi bigatuma yita ku mfubyi ubundi niki gikurura Bishop Brigitte gukunda ibikorwa byo gufasha abatishoboye cyane cyane abana b'imfubyi ubu ndeba nge nta nzara yigeze nyica sinzi nuko inzara iryana nzi yo kuba uri mu masengesho kwa kundi umuntu aba ari mu masengesho yiyirije ariko uzi ngo ninyarangiza ndarya iki kintu kibintera nukuba narabaye imfubyi mba muri orphelinat iki kintu rero kihora umutima wanjye numva hari ahantu Imana yankuye kuko nagahinda murana iminsi yose numva ari ahantu Imana yankuye mu bupfubyi bukomeye noneho rero inyongeraho no kugira umutima wo gukunda abakene ngiye nkunda abakene ubu yongeza hamba numva nageze aho nezerewe kurenza uko nasura umuntu ubayeho ahantu heza cyane iyo ndahamba numva na ministeri yanjye nayigezemo nezerewe nicyo cyabinteye kubera ubuzima bw'ubupfubyi numva nabageraho numva nkunda abantu bababaye kugira ngo birumvikana ubu mwaka w'2021 urarangiye twinjiye mu 2022 abakozi b'Imana benshi bagiye batanga amagambo yifuriza abantu umwaka mushya ndetse bamwe bakavuga na teme cyangwa n'amazina yawo kuri Bishop Brigitte uyu mwaka uratangaza iki cyangwa niki wabwira abantu bari kureba Iyobokamana TV na 10 to 10 TV ngiye ikintu nabwira abantu uyu mwaka tugiye kwinjiramo twinjiye mahubwo twamaze kwinjiramo abantu nibareke kwirebaho umugisha w'Imana uri mu gukorera abandi jambo ry'Imana avuga ngo nuba mu byanjye nzaba mu byawe abantu nibareke kwikunda bikunde ariko barenge kwikunda bakunde n'abandi mu buryo bw'umwuka rero nibegera Imana
kurenza uko bayegereye iminsi yatambutse. Kuko satani ahagurukiye kurwanya ubwoko bw'Imana n'abantu b'Imana. Rero nta kindi kizatuma tumushobora nuko tuzagira ibikorwa byiza bikora ku mutima w'Imana, noneho akarushaho kuturwanira n'ibyo dushaka ku Mana tukabasha kubyakira. ngira ngo birumvikana cyane ati ni umwaka wo kutirebaho cyangwa wo kwiyanga, ahubwo ugakunda abandi, kuko ubundi nta muntu wanakunda Imana atarabona atarakunda umuntu aruze ahangaha gutya. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Brigitte Karame. twakoranye urugendo na TV. Njye mbonye ukuboko kw'Imana nkurikije ibintu twaciyemo, ubuhamya mama duhaye n'ibindi bitandukanye. Nashaka kubaza wenda mama, ubu buzima ubuhamya agiye kuduha, kubaho ukunguku imyaka 7 nta mutware birakomeye. Abana ugomba kubatunga, abana 5 ni benshi. Wenda barebye iyi video babonye ko mu by'ukuri naho bafite bikora, nta n'urwego rwo kwishima bafite. Ubu buzima no gusenga wabihuza gute? Kumva ijwi ry'Imana, kumenya ko ari Imana ivuze, nubwira umuhanuzi uti uravangiye cyangwa kubwira Imana ngo Mana wasaze ngo sinjye uri kubwira. Ubwo buzima buba bumeze gute? ubuzima njyewe mbiberamo mu buryo bwo gusenga. Ibindi Imana ifite ukuntu igica inzira nk'uku kose, nkabaho igakoresha umuntu nka pastor ngo turi kumwe n'uri nk'uryo nyatuye umudamu hariya, nta kuntu yimereye, nta kabayeho, uwo muntu akamfasha mu buryo bushoboka, nanjye ngakomeza kwisengera Imana. Yesu uyu munsi ntihagarariye gutya, nta kazi kandi ngira, nta yindi mibereho, mbese ni Imana gusa igenda intunga ikantungana n'uyu muryango mureba. Yego. Ubwo Bonane kuri mwebwe ni umunsi umeze gute? Bonane ko abandi baba bari mu birori, ubu ngubu wenda hari abasohotse barahari, hari abatetse inkoko, hari abafashe komuje na famiye zabo. Kuri mwebwe nyine Bonane bimeze gute, cyangwa n'ikima mutegereje muvuga muti Imana yaturinze uyu mwaka tugeze muri uyu nguyu? Mama mumeze gute mbega? Iyo tugeze kuri Bonane nk'uko mbona abana ari bazima, nanjye ndi muzima, numva ari amashimwe. Iyo byemeye tukabona ibyo kurya turarya tugashima Imana, bitabonetse nabwo tuba dutuje, nta kundi twafata Imana niko wabyemeye, twagutegereza ku isaha uzashaka uzatugaburira. Hari Bonane zijya zibaho cyangwa iminsi mikuru nka Noheli cyangwa Pasika, mwagera muzi mugasangira bahamagara abana bati mujye kuryama. Ese bwo bimeze gute mu murokore ufite amasezerano y'Imana ariko ku musozi ubayeho nabi? Urwo ruvugo rw'abantu rwo ntitubyirengagize. Nanone Brigitte barahari ngo bati hari ndi mumeze kubona umuntu ari wasinze ngo abo batanywa kuba dutira ikibiriti ubundi bayajyana hehe? Uwo murokore ufite amasezerano ariko bayeho mu nzu y'ibihumbi 10, ngira ngo abantu bagiye bayibona. Ni byumba bingahe mama? Ni 2 ngo ni isaro. Ni 2 na saro. Ubwo bivuze ko famille y'abantu 6 barindwi muri iyo nzu ku musozi. Babimeze gute no kugira ngo ukomeze ugire ibyo byiringiro ku Mana? Mba ni Imana ijye mpa kwiringira, kuko njye nitekerejeho gusa ntajye mu mbaraga z'Imana, nta byiringiro nagira. Afite ubuzima mbona burenze uko umuntu yakihanganira, ariko hamwe n'Imana itanga imbaraga no imvugo yayo ngenda numva, ubu none birushijeho kugira ngo njye nakomera no kwizera. Hari ikimenyetso mbonye kinyemeza kongera kwizera bushyashya. Kuri ikambwira iti nubwo bikomeye ariko mfite inzira nyinshi zashamo kagutabara. Manda hanzi ko ngira kizantabara. Imana ikubwira ati hari abantu bagiye kuzaza kukugaburira. Mw'iki cyumweru turimo. Ntibuka umunsi ariko wakangahe, ariko mw'iki cyumweru numva ni kuwa 2. Warasengaga mu rusengero? Narimo nsenga mu bandi turi ahantu nkuko turi gutya. Yego umuntu ajya mu mwuka arambwira ati mama wowe Imana imbwiye kwigutumyaho abantu, abashyitsi b'umugishera bazanye mu rugo iwawe, kandi abashyitsi barakugaburiye. Nshima Imana, mbese ndataha gusa nguma kwa kwizera kwanjye. Uyu munsi rero Imana yarizi ko ari gukiza kubigenza mu nzira zayo, ni mwebwe yakoresheje, koresha bishop Imana imuhumugisha. None se bakikubwira ubundi tutambutse kukuzana bakubwiye ngo hari abantu baje kukureba, imbamutima byakiriye ute nyine uwo mwanya? Nahiza nkubita agatima kuko Imana yabimbwiye ibyo. Bavuga ntubu ni Imana tu. Naje mbasanga hariya rero. Ibyishimo birandengana ndakurira. Mbura ukuntu ahubwo nabivuga. Numva no kubasuzuma mbangize isoni. So abantu nge bagiye gusura koko ubu birashoboka. Ariko ko Imana yari yabyemeye,
yemeye ko mwinjira none ameze gutya murahicara n'ukuri ushimire Pastor Jackson rero Imana imuhumugisha pastor bure Imana yacisheho inzira bakunzi yo Imana TV na 10 TV ngira ngo mu by'ukuri murumva yuko umugambi w'Imana cyangwa ubushake bw'Imana ntabwo bujya buyoba. Hari abatishoboye benshi twari kujya kugaburira yewe twanabigerageje numvaga mpamagara abantu ati harya aho ngaho muri quartier bimeze gute banambye ati barahari rwose ariko reka da umutima uranga naho wahigaga uyu muryango yuko ari wo Imana yagirira neza kuri iyi Bonane y'ibihumbi 2022 natwe turayishimye burya iyo ugiye kugira neza ukamenya yuko iyo neza iherekejwe n'umugambi w'Imana birafasha cyane bituma umenya ko icyo ukora ari umurimo w'Imana urumva rero ngira ngo na bishop bimubereye motivation ikomeye cyane kuba yamenye ko yaje gusohoza isezerano Imana yari yaguhaye. Yego Bishop reka dusubire inyuma gatoya ubupfubyi bwawe wenda nicyo cyuhamya wenda kinda abantu bari batazi cyangwa bamwe bazi wenda abakuri hafi cyane gusura famille ngizi n'ubuzima bwo kumbuga nkoranyambaga abantu bavuga bati Brigitte ayirira tise murabona make up koko ye irahenda ntabwo yareka make up ibi bintu abari message ki ku bantu ngabo cyangwa nawe ubwawe byumva ifamily tubwiye ko kuri Bonane ntabwo bajya baburara kandi mu gihe hari abandi bari mu birori bigusigira somo ki muri rusange. Uwavuga ko yirira we yaba nampemukiye kuko nta nubwo mu mirimo iyi mirimo nkora ndabona n'umuterankunga ntera inkunga nyabari 300 urumva yaba mpemukiye wanabivuga rwose pe kuko byinshi mbikora ku mufuka wanjye mu kazi kanjye ka buri munsi mu bya 10 ishobora kubona mu maturo y'ishimwe yabona sengeye ariko uko nzi ko Imana iyo yikoreye byanze bikunze Imana ikugirira neza kuko ngewe nagiye mbona ukuboko kw'Imana mu buryo butandukanye buriya hari igituma twemera ko Imana ibiriho hari aho ibaradukuye turwaye tukabonira dukijije tukabona mbese natwe nda hari ubundi buzima twagiye duteramo intambwe ugatubona ko Imana iba hamwe nawe abo reba bivuga bo ntabwo nzi ko baba bibeshya kuko nta batera nkunga Brigitte navuga ngo ndabona ntabwo ahubwo mbabonye nabagize n'amahirwe najya nza naha nkahava namwishyuriye nk'umwaka rero iyo ngeze mu muryango nk'uyu ukuntu mbibona abona yishimye asigaye aseka nyine numva icyo ngomba gukora imbere y'Imana nagikoze numva nezerewe kandi numva ndimo kubiba ejo hazaza. Yego njyewe ntago nibibira ndabibira abana nabyaye nabuzukuru bazanturukaho nasomye ijambo menya ukuntu umugabo w'Imana Dawidi yabanye n'Imana Imana imuhemba kugira ngo Salomo afate ubwami aba umukire uhambaye ubu ndabitsa konte bloke y'abana n'abuzukuru. Haleluya nibanga kandi iki cya kabiri nago nzasaza nabi nta muntu wakora Imana ikora amaboko. Dawidi yarabivuze Dawidi yavuze ngo dore imvi zanjye zirinze ziburugenze sindabona umwana w'umukiranutsi ariko ngo cyangwa urubyaro rwe rusabirize. Iyo mbikora banumva ari confidence ikomeye cyane noneho nanareba uburyo nje Imana yarabivuze bitamvuga ngo windi mu mugambi w'Imana ahubwo nkomerezeho. Ariko ushobora mu bintu ntabwo ari kuvuga yuko ahantu ujya wenda kuko batavuga yuko Imana yari yarabibabwiye bitavuze yuko n'ubundi bitaba biri mu mugambi w'Imana biba wiburimo. Ariko ngira ngo iki kintu cyo kumva no mubyeyi avuga ngo Imana yari imaze icyumweru imbwiye ko hari abantu bagiye kuzaza kunsura kandi bakangaburira ngira ngo cyagukoze ku mutima cyane cyankoze ku mutima mpabuka muri iyi hoteli Imana
yimbwiye ubundi yashize imyaka 12 yimbwiye ko ariyo nzakoreramo niyo mpamvu njya ngongana n'abantu mu byo mvuga bakavuga ngo bishop yenda yataye umurongo ahubwo njyewe ndi mu muhamagaro wundi mushyashya Imana yari yarambwiye mu myaka 12 bivuga ngo n'ubundi n'ahandi njya hose mba nzi ko Imana irimo gukonfirma ya ministeri iri muri njyewe ariko noneho iki ngiki cyo yanyemeje amen irakonfirma iranyemeje ntago nagiye gusenga kuri Bonane kandi nari kubwiriza uyu munsi subizwa nari kubwiriza narebye nsanga ninjya kubwiriza ntari bugaburira abakene aho naye kubwiriza mbabwira ko ntaboneka njyewe uyu munsi babwirize nabo ariko nuko byari umugambi Imana y'umukecuru n'uyo n'aba bana b'imfubyi arera bagombaga kurya. Pastor Jackson Bishop se muziranye gute umuzute cyangwa umuntu wenda ko ajije gatoya Bishop Brigitte ninde kubo Bishop Brigitte ni umuntu mugari cyane ku buzima bwanjye namubonye ambajije uburyo ashaka hari abantu ari bugaburire ndavuga ati nanjye reka nambare n'imyenda herutse kundodeshereza ndavuga ati reka nambare n'imyenda merutse kundodeshereza n'imyenda nambaye niwe rwose yarantwaye mu modoka anjyana ku Giporoso yaragenda arandodeshereza arambwira atambara ndamukunda rero cyane ntabwo yamamagara ngo ndeke kutamwita ni inshuti yanjye cyane ni umwana w'Imana akora ibintu bitandukanye byananiye abandi ba bishop byananiye abandi ba bishop binanira abandi ba pasteri ni umuntu mbega ufite inzira z'igisiyoni no mu mitima kandi abo barahirwa nukuri Pastor Jackson ubundi se muri make cyane ntabwo ari umwanya w'ubuhamya wenda tuzakugarukana twiganirira idukora inkuru yawe y'umwihariko ariko se ubundi muri make ni muntu ki Pastor Samson rero cyangwa se Sam Gatama ni umuntu ufite ubuhamya bugari ni umuntu wamaze imyaka 12 nkururuka nk'inzoka narozwe na data wacu ni umuntu wabaye umusitari Imana inkura mu busitari mbuba mayibobo mfungwa gereza imyaka 25 nkuri 6 mamagarwa muri ubwo buzima Dufite ubuhamya bwinshi ubuhamya wabuvanga n'uyu muceri rero byagora ahubwo ari wanyumviye ije kurangira Brigitte tubona Bishop rwose yikumbye abantu bari aho ngaho aho nayo bazinyaka 25 kaburi inshuti na Brigitte mu gihe abandi bo harabo yabatunagera ahangaha ati ubwo ingese ipfanyira yo yapfuye ati turagukumira ubwo wakiriye agakira aho babaho nukuri uti rero muri ubwo buzima nyuma yaho uhura na Brigitte kandi tugera aho yabimeze gute kuri mama bahuye kuri Bonane kandi ngo turi bigarukeho bimeze nabi wewe mwahuye bimeze gute Brigitte no kugira ngo ubone ko hari igiti cyera imbuto Imana yashyize muri we kandi imbuto nziza ni ukuri uvuga ngo Bishop Brigitte tubona yari afite groupe tujya gusengayo tugezeyo ndabyibuka niwe mu bapasteri twanabaye na pasteri benshi ariko niwe mu pasteri nanjye ubwanjye yanguriye umufuka w'umuceri na wundi mu bapasteri nabanye nawe kandi nanjye mbimubwira na wundi mu pasteri mu bapasteri twabanye urangurira byibuze umufuka w'umuceri na nundi uravuga ngo mwambike kandi baranumira nkagenda nabwiriza ngatanga ubuhamya ku binyamakuru nkajyayo ariko na wundi muntu uravuga ngo nguno nkugura umufuka w'umuceri yarawunguriye aranyambika agari ibikavyo pe nubwo ari views dushaka icyo nzi cyo turavuga ibyo tuzi kandi twabonye yarabikoze ngo wamaze imyaka 12 ngukururuka nk'inzoka namaze imyaka 12 nkururuka iwacu ni igitaramana bita mu by'Imana nari narozwe na data wacu ubwo rero n'ubuhamya burebure uzabuduka ubwo ni inkuru uzaheraho mu uyu mwaka kuko uyu mwaka gukora inkuru z'ubuhamya bufatika bukomeye ngira ngo mpumbuje abantu ko ubuhamya bw'uyu mukozi w'Imana uzabuzana mu minsi mike nta kibazo wenda pastor reka twihereye ijambo ari Brigitte ari mama w'abana ari ubarera reka tujye kuri uyu mwana w'umusore wose uri imbere ahangaha twiganire gatoya nawe tubwire amakuru mwana bite amakuru yawe neza yesashimwe imbaswe itwa nde
Ndatimana Gilbert. Gilbert ufite imyaka ingahe? 11. 11. Uriga? Bo. Bonane wari yiteguye uyu munsi wumvaga bimeze bite? Twagusanze uri gukina ese abandi bana iyo bavuga ngo Bonane mu rugo bimeze ukunguku uyumvaga umeze ute kandi uzi ko mu rugo bitameze neza cyangwa ari ukuntu bimeze? Bagameze na. Watekerezaga iki waragamije ukabwira Imana iki kuri Bonane? Navuga ati Imana wampaye nanjye ibyo nkari. Uyu munsi mwari ubwo umunsi ntabwo mwari saa sita, ejo mwariye kwa gatanu Twariye umunsi wose cyangwa inshuro imwe? hari igihe twaryaga n'igihe tutaryaga. None ubu uriyumva ute kubona Brigitte yaje kubasura abazana ibyo kurya nk'uko bisabaga Imana? Mbega ese ubundi tukiri aho ngaho hari amakara ahari ngo tunave n'aha ngaho wenda munayicanye abantu babone ko ibintu bimeze neza? yazanye ibyo kurya ariko nta Brigitte ibyo kurya hari amakara ahari? makara arahari nta makara. Noneho reka tugure amakara tuba umwanya kuzana amakara mu gitondo tutaba turi kuganira ahangaha rero ni ukuri rwose tugura amakara kugira ngo ahangaha havamo amakara ikiro cy'inyama uyu munsi amakara mucane murye n'inyama. Gilbert uriyumva ute? Inyama rugaherutse babatekere n'ifiriti dore n'amavuta yaje n'ifiriti rwose muyiteke. Uyu munsi be kuvuga ngo babana baje gushukura, hari ibintu biba ahantu haba abantu b'abakene wenda abantu babizi aho ku minsi mikuru nka Gilbert akaba ari umwana w'inshuti ye bigana turi hano hafi ariko abona ko iwawe wenda mama wajya ku kazi na papa wajya ku kazi no kuri Bonane kuko urumva ejo ntabwo bariye no kuwa gatanu urumva nagabyibuka sibyo bijya nzapfa nzakira. Noneho uyu munsi horo turirirwana bagumi babo banuma amazi banuma amakara kugira ngo gafiriti kiwabo bose ugeraho burya sibyo? Yego. Kanyama gafiriti kandi n'ibizanga kuko Imana ntabwo ari Imana ibeshya. Yego. Akarimbo k'Imana uzi wenda mbere yuko mama gutuma amakara ku muhanda katugirimbire tubura dusige mu mwuka wo gusenga tunashika Imana muri rusange. Akahe karirimbe twumve. ubwo nta ndirimbo n'imwe y'Imana uzi? Karimbo k'Imana ubwo nta ndirimbo n'imwe uzi? cyangwa nicyo wabwira abantu cyangwa niyo ushaka tubizi ariko waririmba wanaririmba cyangwa ukakira nta bahanzi uzi hano se? Theo uramuzi? Oya. Theo bose babiri ntabwo umuzi? Ndayibutse. Ahantu hari igicaniro mureke Imana igitelefone. Ahantu hari igicaniro nimureke Imana igitelefone. Igicaniro nimureke Imana igitelefone. Ahantu hari igicaniro nimureke Imana igitelefone. Igicaniro nimureke Imana igitelefone. Fata amakara ducana imbabura duteka amazi Imana yaguhaye. Fata amakara ducana imbabura duteka amazi Imana yaduhaye ifu. Fata amakara ucana imbabura uterekeho amazi Imana iraguha ifu. Samusoni agiye kukaririmba cyangwa n'agakorasi kandatera. Bishop noneho arabayitegura nyine kudusengera ngira ngo turimo tugenda tunagana ku musozo w'iki kiganiro. Twaganirije ari inyuma nawe umukobwa reka Jackson agakorasi agatera Bishop yenda gusenga. Reka tubanze nawe tuvugane nawe gatoya. Niko mukobwa uraho neza kandi uraho neza?
Yego. Yesu ashimwe. Ahimbaza. Amakuru. Ni meza. Wese bakwita nde? Niyitanga Leonsi. Niyitanga. Imana niyitanga. Amen. Umwaka mushya muhire. Kuri twese. Wari witeguye ute se disi? Nyene wawe wakoraga iki? Wari uzi ko bigenda gute? Ubwo mwari kurangiza gutana mu rugo? Naizi kora ngo mu rugo. Iyo bamara gukora barazana tukajya guteka. Uraza wakorera nkangahe ku munsi? Mu buyede? 2. Yesu we. Ni bangahe? Numu wakoze. Ubwo 2 se akaba ari byo mwari guteganya gukuramo umunsi mukuru. Ya papa. Paul sana. Ibi biko iki gikorwa ro Bishop Brigitte akoze ucyakiriye gute? Neza. Imba mutima zawe niziye. Biki wabwira abantu bari kureba iki kiganiro? Nuko nababwira ko nabashonje uno munsi nabimaniza ishobora kubagaburira. Ishobora kubagaburira. Bishop se ukoze iki gikorwa we niki wamubwira? Imana imumugisha. Okay. Wowe se arakaririmbo nawe uzi ko Imana? Kavuga ngo iki? Yiyeretse Eliya ku musozi Karumeli, abahanuzi babayari bifata ku munwa, bayari yabo yari yarananiwe kumva, Imana uri umuriro kuko ariyo Mana nyamana. Yiyeretse Eliya ku musozi Karumeli, abahanuzi babayari bifata ku munwa, bayari yabo yari yarananiwe kumva, Imana uri umuriro kuko ariyo Mana nyamana. Wow. Ngira ni byiza cyane. Pastor no guterera ka gakorasi rero Bishop araza dusengera turagana ku musozo anatanga nimero ya telefone kugira ngo abifuza gukomeza kumushyigikira muri ibi bikorwa byo gufasha abatishoboye yakora nubwo tuza kubyandika no kubiganira ariko nayo arayitanga ubona dusengere rero tugane ku musozo w'ikiganiro. Fata amakara ucana imbabura utereke w'amazi Imana yaguhaye ifu. Fata amakara ucana imbabura utereke w'amazi Imana yaguhaye. Fata amakara ucana imbabura utereke w'amazi Imana yaguhaye ifu. Fata amakara ayiwe ucana imbabura utereke w'amazi Imana yaguhaye. Fata amakara ucana imbabura utereke w'amazi Imana yaguhaye ifu. Fata amakara ucana imbabura utereke w'amazi Imana yaguhaye. Fata amakara ucana imbabura utereke w'amazi Imana yaguhaye ifu. Ayi ucana imbabura utereke w'amazi Imana yaguhaye. Ayiwe fata amakara ucana imbabura utereke w'amazi Imana yaguhaye ifu. Fata amakara ayi ucana imbabura utereke w'amazi Imana yaguhaye. Uyu munsi turarira ku iparato y'Imana, uyu munsi turarira ku iparato. Ayiwe uyu munsi turarira ku iparato y'Imana, uyu munsi turarira ku iparato y'Imana. Haleluya. Maze tubareke bafata amakara bacana imbabura batereka amazi Imana yabahaye. Turakunezerewe nyakubahwa Imana, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye gukomera kwawe kudasanzwe, tugushimiye umurariko wawe Jehova Rafa El Shaddai, uri Imana itavuga rimwe na kabiri na gatatu. Ari iminsi itandukanye tuba twarakubonye ariko niyo munsi tuba tubonye neza yawe. Turagushimye ko umurariko ari uwawe Jehova. Haleluya. Bimeze bityo rero nyakuba duhesheje umugisha urugo, duhesheje umugisha iburyo n'ibumoso, ikasikasi n'ikusi nibahabwa umugisha. Amarembo nakinguke kugira ngo umugisha urusheho kwinjira mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Turasaba kurama kuri uyu muryango, turasaba ibitarashobotse ngo bishoboke mu izina rya Kristo w'i Nazareti.
ibibazo birimo ni byinshi kandi ni birebire ariko Uwiteka birusha uburebure, niyo mpamvu tugutumiye ngo wicare hagati muri twebwe. Humugisha iyobokamana, humugisha ayiwe data, aba bose batwagendanye uru rugendo kugira ngo tugumye tugendane urugendo rw'umugisha. Ngaho tugote kandi utugire neza, uyu mwaka uba umwaka w'umugisha kuba duteze amatwi bose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Nawe kuvuga nyendera papa. Nejejwe n'Imana ishobora byose, ivuga bikaba. Tegeka bigakomera. Kubera ko nta kibasha kuroga umugambi wawe. Nibutse cyagiye wavuganye nanjye. Mbwira abashitsi b'umugisha. Oh yes, wari uzi umunsi n'isaha. Uyu munsi kuri iyi Bonane binshi ahantu ndagushimiye. Rero nsaba umugisha abakozi b'Imana, Pastor Bishop, umugisha abagaragu bari kumwe, umugisha Pastor Samson, Imana yo kwizerwa no kwiringira kandi bashyigikire muri uyu mwanya bakora, bagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nimero ya Bishop Brigitte na gasaraba 550 7 82 46 43 02. Shalom. Shalom.